cyari kinyurane. Uyu mwaka wa mbere mwaka ucangacanze, ariko icyo nshima Imana nuko Imana yabanye nanjye irinda umwana wanjye yajyaga arwara, ariko indwara zicanganye najyaga mpora mvuza, navuza indwara ya mbere umuti utarashira hakazamo indi ndwara. Mbese mu rugo hari harabaye nko muri farumasi, nkamusiga mu rugo ari muzima, nkajya ku kazi, nataha bakampamagara ndi ku kazi ngo umwana ararembye, nkamujyana kwa muganga, nagerayo umwana akirukanka ukabona ni muzima. Yajya ku ishuri ari muzima bakamucyura yarembye, namujyana kwa muganga yahura na dogiteri mu kanya akababaye muzima. Hari naho nageze mu bitaro umwana akarwara, ariko nkanga no kubibwira abantu kuko hari igihe yandembanaga, abantu baza kunsura agasanga ni muzima, nanjye nkumva binteye isoni. Ariko nabwiye Imana ngo Mana, numfashiriza umwana nkabona ameze neza, akiga kino gihembwe akagisoza amahoro, nzagushima. Rero nshimye Imana ko yabanye nanjye, ubu ngubu umwana wanjye ntakirwaragurika. Imana ihabwe icyubahiro. Ikindi kintu nshima Imana ko yarinze umutware wanjye ikandinda nanjye, yarinze famiye mvukamo irinda famiye y'umutware wanjye, ndayishimye cyane. Ikindi kintu nshima Imana, umwaka utambutse umutware wanjye yaje hano tuza gushima Imana, mushumba aramuhanura aratubwira ngo muri iki kirengarenga cy'umwaka Imana izaduha inzu. Musho, inzu irahari. Ntabwo nabikubwiye ariko irahari, ntabwo iruzura neza ariko inzu irahari. Nshimye Imana ko ibyo umushumba avuga Imana ibisohoza, mumpera Imana icyubahiro. Murakoze. Haleluya. Tumaze umwanya twicaye mu byubahiro byanyu, muhaguruke dutere haleluya 3. Yewe ukuntu nsuhuza Imana muri haleluya kugira ngo imenye ko nahageze. Twegere ijuru. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Shimye Imana mbere ya byose yabanje yandinze uyu mwaka wose wa 2022. Uyu mwaka dushoje wari umwaka w'intambara kuri jye. Mushumba arabizi, hari ibyo naciyemo bibabaza umutima wanjye, ariko yaravuze ngo mu bibi no mu byiza tujye dushima. Nubwo yemeye ko bimbaho, ariko yanyongereye iminsi yo kubaho. Ubu mpagaze imbere y'ubwoko bwayo, shima Imana ko nanjye nageze mu mwaka wa 2023. Ikindi shimye Imana yuko uyu mwaka wa 2022 nubwo wabayemo ibintu bitari byiza, ariko nagize itorero nanjye mbarizwamo. Amina. Mushumba bamuvuzeho ibintu byinshi, arabizi nanjye ndamukunda. Icyamwereka ko mukunda nuko nagannye aho ari. Nazengurutse mu matorero menshi senga mba umushyitsi waho, ariko nkumva ntashaka kwakirwa muri ayo matorero. Ubwanjye nta muntu wigeze amfatira umwanzuro, umutima wanjye wahamanye n'uwa Mushumba, nemera kwakirwa mu itorero ry'umusozi w'ibyiringiro. Amina. Ikindi nshima Imana, ku kwezi kwa 12 kuva kwatangira nabwiye Imana ngo Mana, nubwo mfite abana, nubwo mfite abavandimwe n'imiryango, ariko ndareba ngasanga nta muntu uzampa kado kuri bonani. Mbwira Imana, n'ejo narasenze mbwira Imana ngo Mana, nubwo habura amasaha ariko ndacyategereje ya kado. Ndashima Imana ko kado nayibonye. Kado nta yindi, uriya niyo umuntu yaguha bombo y'10 ivuye ku mutima irakunezeza. Kado jewe nabonye ni message Mushumba yanyoherereje.
anyifuriza umwaka mwiza. Indi kado nabonye ni uko nzi ko mu masengesho mwarimo nimugoroba yansengeye, ndabizi. Iyo nayo ni kado ya kabiri. Amasengesho ndabizi ko ndi buyatangirana uyu mwaka, nkazasoza uyu mwaka nkiri kumwe nayo. Kandi nzi ko ngo ahari kurira kwararira umuntu, ngo ariko bwaki impundu zikavuga. Ndabizi yuko amarira narize muri 2022 impundu zigiye kuvuga muri 2023. Ikindi nshima Imana, ndashima Imana ko yandindiye mu muhanda wa Nkoto Kigali Nkoto. Ni umuhanda mubi, mushumba arabizi. Ni umuhanda bidashobora kumara iminsi 2 utabaye accident. Ariko ngiye ngugendamo umunsi ku munsi, ariko Imana yarandinze. Ikindi nshima Imana, ndashima Imana ko yandindiye mu kazi. Aho mwari hano mu masengesho, ngewe narindi ku kazi. Jo natangiye akazi saa 11, natashye saa 8 z'ijoro. Nagombaga gufunga fagitire z'ukwezi kose. Ndashima Imana yuko yabinshoboje. Kandi aho narindi nasengaga, nubwo nari kuri mashine, ariko navugaga ngo Mana, abari mu masengesho ubarebe kandi ugire icyo bakorera, kandi bagira amasengesho meza. Inkuru mfite nuko amasengesho yagenze neza, kandi muhumure, uyu mwaka no gutabarwa. Amina. Ikindi nshima Imana, ndashima Imana, nari maze iminsi umwana wanjye w'imfura tutabonana amaso ku maso, yiga hanze. Ariko ejo bundi kuri 26 kuwa mbere, nicaye ndi mu bukwe, nagiye kumva numva amfutse mu maso, ankorera surprise, mbona nsanze aho nari ndi mu bukwe. Ibyo ndabishimira Imana, kuba ni muzima na murumuna we ni muzima. Ibyo ndabishimira Imana. Kindi ndashima Imana ko yarinze mushumba, karinda n'umutware we n'umwana. Shami ndamukunda cyane, nawe arabizi. Tujya buriya tuganira ku ruhande, ariko mufata nka musaza wanjye, kuko mfite musaza wanjye nubwo amuruta. Ariko iyo ndeba Shami mufata nka musaza wanjye, kuko ngira musaza wanjye umwe. Naravuze ngo uyu nawe ni musaza wanjye wa kabiri umpaye, kandi arabizi icyamuteza imbere naba cyaba cyanturukaho nagikora, ariko agatera imbere, arabizi. Nasoza rero mbabwira ko mbakunda, mbifuriza umwaka mwiza, uzababere w'ishya n'ihirwe, muzongererwe. Ni ukuri Imana izabaha ibyo mwaburiye muri 2022, kandi ikomeze kubashyiraho uburinzi. Murakoze. Ashimwe izina rya Yesu, yatsinze Satani. Uhimbazwe n'abantu n'ibyaremwe byose. Ashimwe izina rya Yesu. Ashimwe izina rya Yesu, watsinze Satani. Uhimbazwe n'abantu n'ibyaremwe byose. Amen. Amen. Haleluya. Ndashima Imana, reka duhereze Yesu icyubahiro. Icyubahiro ni cy'Imana. Ndashima Imana ku bwa kado y'ubuzima. Ngiye mba numva yuko ari kado kubaho. Murambyuka mu gitondo nkumva yuko kuba ndamutse mpumeka ni kado. Nkunda kubivuga buri munsi, kuko mbona abo tungana, abo nduta n'abanduta, nkareba uburyo bagiye batambuka, nkavuga se ngiye nahaye iki Imana. Nukuri ndashima Imana kuba nkiri muzima. By'umwihariko umwaka ushize tuvuyemo, nagiye ndwaragurika cyane, nkafatwa n'uburwayi ngiye ntasobanukiwe, nkaba nicaye nkumva ntangiye guhumeka nabi, nkumva umwuka utangiye kuba mukeya. Rimwe biza kumfata nisanga kwa muganga mu buryo ntatekerezaga. Ndibaza hari bamwe babimenye, ariko nagiye kwisanga muganga araza arambwira, baravuga ngo
bitewe n'ukuntu uyu muntu ameze, reka tumushyiremo bomboni nta mwuka afite. Noneho bacomeka ku byuma bakajya bareba ukuntu umutima utera, bakajya babona pressure irimo iragenda izamuka, nta kibazo mfite, nta stress, nta n'ikindi kibazo ngiye numva mfite muri gihe, ariko bakajya babona pressure irimo iragenda izamuka, abaganga nabo bikabatera ubwoba. So njyewe banshyizeho bomboni, ndavuga se aba baganga se ntibabibeshye, bomboni se ngiye gupfa se? Mwumva nyine ntabwo ndi kubyumvisha, ariko byari ibitero bya shitani, ariko yaratsinzwe, izina rya Yesu ryaramutsinze. Niyo mpamvu ndirimba iyo ndirimbo vuga ngo hashimwe izina rya Yesu watsinze Satani. Ni ukuri iyo ndirimbo ndayikunda, ni indirimbo nziza yangarutseho njye nkize mvuye muri bomboni. Ni ukuri nabonaga birangiye, ariko nkavuga ngo Mana, none se bya bindi wambwiraga warampeshaga se? Ubu se ngiye gupfa koko? Ariko nkumva ibindi byiringiro, nkavuga ati hoya, hari ikintu Imana yanteganyirije, ibi ngibi ni ibikangisho bya shitani. Mbona ndongeye ndaterereye, mbaye muzima, bomboni bazikuraho, mu gitondo ndanataha sinahatinze. Ndashima Imana ko yambereye Imana muri uyu mwaka, wagihumetse umwuka w'abazima. Aka kanya nk'uko Pastor Claude yabivuzeho, yaje aranyongorera arambwira, kuko iyo tariki byambereyeho ni nabwo Claude nawe yahuye na cya kibazo. Yaje aranyongorera hari arambwira ati, uribuka ya tariki yuko twebwe tutari turimo hano, aya materaniro njye nawe ntabwo twari kuba tuyarimo. Numva ansubije mu bihe, numva napfukamye harangiye nawe nshima Imana, ndavuga ngo Mana muhaye icyubahiro ko nkiri muzima, ubwira tariki waturinze, ni ukuri ndishimye. Icya kabiri nshima Imana ni kubw'umuryango wanjye, ababyeyi banjye by'umwihariko, ndashima Imana, ndabakunda cyane nabo barabizi. Ndashima Imana ihora iturinda, itugenderera, by'umwihariko mama. Ndashima Imana kubwo Imana igenda imutiza ubuzima, ihora imurengera, akahura n'uburwayi nawe bugiye butandukanye, Imana ikabana nawe. Nta na rimwe mwari mwabona yasibye amateraniro ngo yarwaye, mwari mwabibona pe? Imana iriyiranja uko yaba ameze kose. Harimo igihe aremba ejo ari amateraniro, ntugase Imana biragenda gute koko? Akaremba nawe akagera kure, bugakira mu gitondo nabwo aracyameze nabi, amateraniro arabura amasaha 2 ngo atangire, ariko habura iminota mikeya ukabona Imana irangira iramukijije, ukamubona hari mu rusengero, Imana ikamuha imbaraga akaza. Hari byinshi nawe aba yanyuzemo buriya inyuma y'irido mutabasha kumenya, imbaraga zindi ziba zidashaka yuko aza ngo akora umurimo w'Imana, ariko kubw'imbaraga n'amavuta bimuriho n'uwo ari we, Imana iramushoboza. Ni ukuri mbishimye Imana kubwa buri munsi njya mbibona, nkavuga ngo Mana uhabwe icyubahiro, byose ni ku bwawe. Ndashima Imana cyane rero yuko coje umwaka nishimye, ndumva ngiye nezerewe kubw'itariki ya mbere. By'umwihariko itariki ya mbere ivuze byinshi, itariki ya mbere ni itariki ntazibagirwa, kandi ndashima Imana yuko yampaye umunezero mu mutima. Imyaka 2 itambutse nari mbayeho mu gihe numvaga narihebye cyane, ariko ndashima Imana ko Imana ibyo byose yabikoze, nkaba nezerewe, nkaba nishimye ndi mu wundi mwaka. Imana ihabwe icyubahiro, ndabashimiye kandi umwaka mushya muhire. Reka twongere Yesu amashyi menshi cyane. Nanjye reka nsabe mutwara wanjye aze dushimane Imana mu gihe mushumba ataraza kugira ngo adusoreze. Nanjye sinabura kugenda nashimye Imana, ari njye wayoboye iteraniro ry'abashima, nabanyazwe cyane. Ushimwe mwami wanjye, umenyera ubuzima, ukama ku byawe na buri se ngufite mwami ko umpagize. Isi yose n'ibiyuzuye n'ibyawe mwami wanjye, iyo upfumbatuye ikiganza cyawe uhaza ibyaremwe. Ibyo ntunze n'ibyawe, nanjye ubwanjye ndi uwawe, na buri se ngufite mwami ko umpagize. Yesu ashimwe. Nanjye nejejwe n'Imana mu mutima.
mutima ko yabanye natwe. Imana iraturinda, itugirira neza, iturindira abana. Ndashima Imana kubw'umutware wanjye ejo yari yarembye, ntabwo yaje muri veni mugoroba, si uko atabonye umwanya, ariko ntiyari ameze neza. Mu gitondo ndamubaza ngo ese urasindagira ujye mu rusengero? Arambwira ngo ndaza. Ndashima Imana ko yahageze amahoro. Imana ihabwa icyubahiro, reka tuyizamurire amaboko. Ndashima Imana, iyo yarwaye numva ndahangayika cyane, umva wenda ushobora kuvuga ngo ese ngo wahangayitse, hari ukuntu bimpangayikisha, ubwo hari ibintu ntashatse kuvuga, ariko ubuhamya bwanjye murabuzi. Reka tumutunge ibiganza tumubwire ngo Imana imuhe umugisha kandi mwongerere iminsi yo kurama. Sheri ndagukunda, uri Imana y'ubuzima bwanjye, Imana yampaye. Ntago akunda ko mbivuga yumva, niyo mpamvu mba namutunguye. Aba yumva adashaka ko mbivuga yumva, ariko ndamukunda cyane. Ni impano y'ubuzima bwanjye Imana yampaye. Yesu aguhe umugisha. Haleluya. Yesu ashimwe. Nihagira ikintandukanya nawe atari urupfu, Imana izabimpore ndetse bikabije. Yesu aguhe umugisha. Reka nguhe ushima Imana. Haleluya. Yesu ashimwe. Umwaka mushya muhire 2023. Ndabifuriza kongera kubona Imana. Imyaka itambutse twarayibonye, ariko 2023 tuzayibone kurutaho. Arantunguye. Numvaga njyewe ishimwe nari mfite mu mutima, nabyeretse Imana kurwanya ndabona nicaye, ndangiye ndaza ntanga ituro ry'ishimwe, ariko arantunguye nyine bangwa kumagarara imbere yanyu. Ariko iby'Imana yakoze byo ni byinshi. Ishimwe rikuru nuko tugihumeka umwuka w'abazima. Amahirwe twebwe dufite nuko turi bazima. Turi bazima, twabyutse biremera. Hari benshi bahumeka umwuka w'abazima batabashe guhagarara nk'uko duhagaze, batabashe kurama amaboko nk'uko twebwe twabikoze bikemera. Ariko amahirwe dufite nuko umunsi turi bazima. Ndashimana ko yaturinze, dushoje umwaka amahoro, nta byacitse. Ku rwanjye ruhande ngira ikibazo cyo kurwara nk'uko yabivuze, nkaryama ni muzima, nabyuka mu gitondo nkumva hafi kuba ndi parariza, amaguru nkumva simbizi mbega. Mbara n'ikibazo cy'umugongo, muganga yarambwiye ngo nakagufa k'umugongo kamwe kagize ikibazo gakeneye kwa kazakuramo gashyamo proteze. Numva rero tanto byisangamo gutyo, nkumva narwaye gutyo. Ejo rero nabyutse ndi muri situation numva bitameze neza.